Haleluya, ndabasuhuje nanone. Nari mbakumbuye, hari hashize iminsi. Nk'uko nabivuze, amazina yanjye nitwa Kiza Isaac. Ndashimira Imana ko yampaye amahirwe yo kugaruka hano muri CUR Save, turi muri konseri nziza gutya. Ndashimira Imana kubw'ubufatanye mufite no gushyira hamwe nk'abakristo. Ntekereza ko nk'abanyarwanda na mbere y'ubukristo birakwiriye ko tuba dufite ubwo bumwe, noneho nk'abakristo nta karusho ko dushyira hamwe hatabayemo kuvangura gushingiye ku madini cyangwa n'ibindi bisa gutyo. Kuba hano harimo abakristo bo muri katolike, protesta yongera ngo irimo amatorero menshi atandukanye, abadivantisiti umunsi wa karindwi na jebeyi, udashingiye ku idini, twese tugahuriza hamwe, ni igitangaza cy'Imana. Haleluya. Sintinda ngereranyije n'igihe bampaye, banza ari ngewe wari ukwiye kugikoresha neza kuko amasaha yadufashe yo gutaha, ariko ndagerageza. Hari indirimbo nkunda, niyo nayivuga gusa, nicyo kintu cy'ingenzi cy'agaciro dufite. Abantu bamwe amasaha yabafashe batashye, kandi koko birakwiye kuko burije kandi weekend irarangiye. Iyo ndirimbo iravuga ngo wahaye ubuzima bwanjye agaciro. Haleluya. Ikintu kiduhereza agaciro, ikintu cyaduhaye agaciro, ntabwo agaciro tugaheshwa n'aho tuvuka cyangwa nuko umeze n'ibyo wiga, kuko twese twavutse twanduye, turi abanyabyaha mbere y'Imana. Haleluya. Imana rero yadusubije agaciro binyuze mu kuba yaratanze Kristo Yesu. Aza mu isi atazanywe no kuduha imitsima n'amashuri n'ibindi. Ikibanze cyamuzanye ni ukudupfira, ni ukuducungura. Ibindi byose birakurikira. Rero nimukabyitiranye. Ntabwo Kristo yazanywe n'izindi mpamvu ziri hirya y'umusaraba. Kristo yazanywe no gushaka njyewe nawe twari twarazimiye nyuma y'uko umuntu akoze icyaha. Mwese ibyo twarabyize ubushize mu Itangiriro igice cya 3. Abantu baracumuye, bakora ibyaha, batandukana n'Imana. Imana yongera kwiyunga n'abantu binyuze muri Yesu Kristo. Iyo ndirimbo rero niyo mpamvu nyikunda. Avuga ngo muramfasha, wahaye ubuzima bwanjye nari uwo gupfa urama imitwaro, none n'ubundi degembya muri we, byije ndamushima. wahaye ubuzima bwanjye nari uwo gupfa urama imitwaro, none ndamushima. Kuba Kristo yaraje mu isi akaduha agaciro. Muzi ngo ikibahesha agaciro ni ibintu mwiga. Muzi ngo naho muvuka hari n'abazi ko bagahabwa n'imbaraga bashyiramo, nabyo si byo. Ndashaka gusoma ibi byanditswe, ariko hari akantu k'agakino nshaka kubereka, muraza gutangara cyane. Ubu nanjye ndi kubasengera kugira ngo Imana ibahe umutima wo kwiga. Ubushize narabivuze, tuba twumva kuririmba biraryoha, abavuga butumwa baragowe,
kuko ubuje kuvuga ibintu rimwe na rimwe simbimenyereye, n'ubwa mbere mbyumvise ndumva atari byo menyereye, yewe tuba dufite ibibazo byinshi, ariko Imana ishimwe ko igenda iduha kubyumva. Ku gakino nakabereka mu kanya, mwari muzi ko Bibiliya iyi dufite mu Kinyarwanda, yaba iyera, yaba intagatifu, yaba na Bibiliya ijambo ry'Imana, kuko zose ni zimwe. Buriya iyo tuvuze isezerano rya kera ni nk'igicucu, ariko muri Kristo Yesu isezerano rishya haba habayeho fulfillment y'ibyahanurwaga mu isezerano rya kera. Uyu Yesu muririmba mukiterera hejuru, ndabasengera kugira ngo mumumenye, kuko birashoboka ko umuntu abyina atamuzi, kandi si ukutamumenya gusa, uwo muntu utazi Yesu arapfuye, ari mu rupfu. Yapfuye ryari? Yavutse apfuye kuko uwo mutima w'Imana nawe afite. Mu Itangiriro 3 niho twabonye kabiri ngo Imana ibwira uwo muntu ngo ntuzarye ku giti nakubujije, kuko umunsi wakiriyeho bizagenda bite? No gupfa uzapfa. Uru rupfu ruriseriye, ntabwo ari urupfu rw'umubiri rugaragara, ni urupfu rw'imbere mu mutima rw'umwuka, kandi urwo rupfu twese rwatugezeho. N'ikimenyimenyi ubuzima bwawe, impamvu budakunda Imana nuko uri umupfu ukeneye kumenya Kristo akakuvana mu rupfu akakuzana mu buzima. Haleluya, haleluya. Umuntu ariga apfuye, akarinda ashaka akabyara apfuye, umuntu aba mu idini apfuye, akaririmba akiri umupfu, umucyo wa Kristo utaramurasira mu buzima bwe, kuko ntabwo ari ibintu bibera inyuma ngo tubibone, ni umurimo ubera imbere mu mutima w'umuntu. Biteye agahinda cyane ko abantu ngo bazatunguka imbere ya Yesu, ngo bakamubwira ngo twahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ngo azaberurira gute? Mwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, sinigeze kubamenya. Kuko igituma Kristo atumenya, haleluya, igituma Kristo atumenya nuko tumwizera, amazina yacu akandikwa muri icyo gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ibyo nibyo bizadutsindishiriza imbere y'Imana, kuko kwizera Imana yatumye ari we Yesu. Bene uwo muntu wabyizeye niwe uvuye mu rupfu aje mu bugingo, aje mu buzima. Amashuri arakurikira, kubyara birakurikira, no gushaka akazi keza gakurikira bene uwo murimo, kuko uwo murimo iyo utarakoreka mu buzima bwawe, ibindi byose nta hantu byubakiye, kuko Yesu niwe shingiro ry'ubuzima. Ubuzima bundi bwose bukwiriye kuba bwubakiyeho. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu niwe fondasiyo y'ubuzima dukenera muri iyi si. Yesu niwe fondasiyo y'ubuzima bwo kuba umugabo n'umugore, tukagira urugo, tukabaho ubuzima bumeze gutyo. Haleluya. Byubakiye kuri Kristo wenyine, kuri Kristo wenyine. Mbisubiremo, kuri Kristo wenyine. Ushobora kwiga hano ukazarangiza ukagira amanota meza n'akazi keza, ukagira urugo rwiza, ukazapfa byiteka. Ikibazo si ibyo Yesu aduha dusaba buri munsi, uzamereza ibi, uzamereza ibi, uzamereza ibi. Hari ikintu cy'agaciro ibyo bindi byagombye kubakiraho. Haleluya, haleluya. Hari ikintu cy'agaciro byagombye kuba byubatseho. Amen. Iyo uwo murimo utarakorwa mu buzima bwawe, urapfuye. Uzi impamvu ukora ibyaha udashaka kunezeza Imana? Urapfuye, uracyari mu rupfu. Hunga udapfa. Uyu munsi ndashaka kubabwira imbaraga z'umusaraba w'Umwami. Haleluya. Umusaraba atari igiti gusa, umusaraba nk'ikimenyetso cy'urukundo Imana yagaragaje ubwo yatumaga Yesu Kristo. Umusaraba atari kureba gusa, abenshi tuwufite ku nsengero zacu. Ubundi umusaraba usobanura ko abantu barimo aho bapfuye, niyo mpamvu bawushyira kumva. Impamvu bawushyira ku nsengero ngo nuko bapfanye na Kristo bazukana nawe, kuko ni ikimenyetso cy'urupfu, ariko urupfu rubitse ubuzima bw'iteka ryose. Haleluya. Biratangaje ko umuntu yinjira mu rusengero ruriho umusaraba kandi atarapfana na Kristo, ari muzima. Kuko uko wavutse
wavukanye kamere y'icyaha. Yesu yaje ngo ayigukize. Ibyo bikuremereye yaje ngo abiguture. Wikomeza kugendana imitwaro yawe. Tubaswe n'ibyaha, tubaswe n'amarira adashira, n'agahinda, n'ibikomere duterwa n'imiryango n'amatorero duturukamo n'ahandi. Nyamara Kristo icyamuzanye ni ukukuvana muri ibyo byose bikuboshye, kandi arabishoboye. Numwemerera uyu mugoroba ubimuhereze, akuguranire, aguhe ubuzima bwe, nawe umuhereze ubwawe bwanduye, aguhe ubwe butunganye. Haleluya! Muranyumva? Muranyumva? Usanga abantu bararikiye ibintu bitandukanye ku isi. Mwese mbabajije, buri wese yambwira ikintu apanga kugeraho. Namwe musenga, mwebwe mbabajije, shaka nyine, of course nshaka umugore mwiza n'umugabo. Biraciriritse cyane. Icyo Kristo Yesu yakoze kirenze ibyo, ntibigereranywa. Urashaka gupima urukundo rw'Imana ko watsinze? Ntibigereranywa. Wireberaho, reba umusaraba. Haleluya! Urashaka gupimira urukundo rw'Imana ko utakennye kandi utarya akawunga gusa, harimo n'inyama? Oya, oya, oya! Reba umusaraba, nicyo kimenyetso cy'urukundo rw'ukuri. Nuko Yesu yaje mu isi akadupfira tukiri abanyabyaha. Haleluya! Ntabwo byavuye mu mbaraga z'imirimo y'amaboko yacu, ntabwo byavuye mu kuba twaratunganaga, n'ubu biracyatugora. Biva mu buntu bw'Imana yemeye kwiyunga natwe binyuze mu rupfu rwo ku musaraba w'Umwami. Haleluya! Aya makuru muyagire personal. Hari igihe tubivuga ukumva ni iby'abasigaye mu rugo. Iyo nkuru ariko nindebe, ngiye maze imyaka mu rusengero ndasenga, ushize nabigishije inkuru ya Korneliyo. Ubu urumva aya makuru areba abataje, urumva aya makuru atakureba, urumva mu bapagani utarimo. Ubundi igihe cyose muteranye, umumaro w'ibyanditswe narawuberetse ubushize ngira ngo mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 3:16, ko bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza ibyaha ibyanditswe. Niba ibyo byanditswe bitakora uwo mumaro muri wowe, nukuri ntuterana. Ntabwo uterana. Witabira cyakora amateraniro, abandi bagaterana ugasiga. Haleluya! Ese umuzi yuko ibi bintu by'agakiza ari scam? Bamwe mwicaranye ibyiringiro bipfuye, murashidikanya, kandi hari fact, proof zigaragaza uyu Yesu ko yaje mu isi agapfa akabambwa. N'abatamwemera barabyanditse mu bitabo byabo, bahakana imbaraga ze, kandi reka bazihakane, ntabwo zikorera mu buzima bwabo. Ariko twebwe abamwemeye, Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo kandi abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. Haleluya! Haleluya! Ariko twahaye Imana icyubahiro ko basubimenyereye, ariko haleluya! Ari ukuntu twiyo tuvuze ngo iwacu matorero ya Giprotestant tuvuze ngo duhereze Imana icyubahiro, mu by'ukuri sibwo ibigihawe, ariko tuba twabuze uko tubigenza. Tukavuga ngo reka tuyizamurire amaboko, tuyishimire ibyo yakoze. Haleluya! Kubara igice cya 21, tuhasome. Kubara 21, turahera ku murongo wa 4. Kente amfashe. Haleluya! Murankurikiye? Muranezerewe? Okay. Soma niba wahageze. Dufungure Bibiliya zacu twese, nizere ko twese tuzifite. Nta muntu wagombye kuza mu materaniro n'iziri soft ntazo mufite. Tugendane rero twese dusome muri Bibiliya zacu. Kubara
igice cya 21 tuhera ku murongo wa 4 kadusome mu izina rya Yesu. yego. Bahaguruka ku musozi Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, yego. ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari n'amazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusebwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisiraheli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka adukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Abisirayeli barahaguruka babamba amahema muri Oboti. rekera aho ngaho. haleluya. Haleluya. iyo nkuru murayumvise? hari igihe cyageze Abisirayeli bari mu rugendo, ngo barangije bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. reba impamvu bari bafite ngo babwira Mose nabi n'Imana, ngo nta mitsima igize gute Ihari. imeze ite? Ongeraho akantu bashyizeho ngo ni imitsima mibi. ngo iyi mitsima mibi, baritotomba cyane. abantu iyo basoma Abisirayeli baba bagira ngo bo ni beza kubaruta, ngo ariko Abisirayeli bari babi, ngo ariko Abisirayeli baragoranaga, ngo kuko ngo n'amahano, ngo n'ibintu byose Imana yabahaye, ngo ariko bakitotomba. ayayayayaya, kandi ari twebwe ahubwo ni twe shusho yawo. haleluya. ngo inzoka zibariye, ngo Imana ibwira Mose ngo genda ucure inzoka y'umuringa uyimanike ku giti. Haleluya. umuntu wese wariwe n'inzoka narebaho arakira. haleluya. Haleluya. Mose acura inzoka arayimanika. noneho ngo Abisirayeli inzoka zariye ngo barebaho bakagira gute? Bagakira. ese iyo musoma aha ngaha musobanukirwa iyo nzoka y'umuringa bamanitse ku giti mu butayu icyo isobanura? soma Yohana 3:14 mujya mubisobanukirwa bavandimwe. Bibiliya yose ni inkuru imwe ivuga Yesu no gucungurwa kw'ikiremwa muntu cyaguye kigatakaza ubumana mu ngobyi ya Edeni. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:14 haravuga gute? Niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Kiriya cyari ikimenyetso cy'umusaraba w'umwami Yesu. Haleluya. No kubambwa kwe. Nimubisoma nimukagarukire hariya. Haleluya. Haleluya. Ngo mwumve ngo hari uwundi muringa muzamanika ngo ku giti, ngo wenda birasobanura iki cyangwa kiriya. Oya, ni ibyanditswe bisobanura Yesu. Niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Soma. Niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa ku musaraba kugira ngo umuntu wese umwizera. Haleluya. 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 Kaduhereze Imana icyo nanone. Haleluya. Kugira ngo umuntu wese umwizera. Ntabwo bigombera ngo mbe neranira aha cyangwa aha. Ibi bintu ni nabyo bizabaho Kristo nagaruka. Ntago azakubaza aho wateraniraga. Kugira ngo umuntu niyizera, kugira ngo uzamwizera bigende bite? Abone guhabwa ubugingo buhoraho. Abone guhabwa ubugingo buhoraho. Icyo kintu cyitwa ingurane. Icyo kintu cyitwa ubuzima bushya tubonera muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndashaka kubereka ka kantu nashakaga kubereka. Imana imfashe ibi bintu mu byumve. Reka nsabe abantu 6 baze hano. Ni urugero nshaka kubereka rutoya. Abantu bumva babishaka ko mbatangaho urugero baze hano. Ndashaka kubereka urugero. Erega ubu ngubu no gutinda kuza nabyo ni ubunyabyaha.
muzinga ibyaha byadusigiye uragira ngo byaradusize ukuntu bamusiganira no kuza ngo dutange urugero nabyo ni ubunyabyaha burya Adamu yaraduhemukiye kabisa. Mugaruke iyi sayidi ndashaka kubereka noneho mwebwe mwipange neza mu kagurupe muhagarare mureba hano bane noneho wowe hagarara ahangaha noneho wowe uyu nguyu ni igisambo n'urugero uyu ni igisambo cyakoze amafuti ntagereranywa muri karitsiye bariya n'abaturage bo mu mudugudu. Mwebwe mugiye guhamiriza iki gisambo buri wese muri mwe avuga ibyo yamukoreye. Wowe uvuge wenda ko yakwiciye abana akagufata no ku ngufu, wowe uvuge ko yibye ihene n'inka byo mu karitsiye, namwe mu bihimbi mubimushinje muze mumufashe mu maboko mumuzanire umucamanza. Mugiye kunkinira ako kana genda hariya bakuzanye ngiye guceceka. Mwebwe muraza kuza man be active, mugiye gukina umukino, mugiye kumuzana mwamufashe mu maboko yanyu mwitotomba mugere hano mumurege ngaho. Okay, ni ikihe kibazo cyabaye hano? Yakoze iki? Yanyiciye umwana. Wiciye umwana biramuhama? Namwe murabizi ibyo bintu? Yibye ihene iwacu, yanyibiye imyenda n'inkweto. Yibye imyenda n'inkweto, yanyiciye ababyeyi. Ibyo bintu biraguhama? Mumureke, ntabwo ugomba kubikora. Mumureke, ibyo bintu bavuze biraguhama? Ndabyemera. Urabyemera biraguhama? Okay, mwibaze namwe umuntu umudugudu wose uramushinja ibyo bintu, kandi koko nibyo yarabikoze. Bose bavugira icyarimwe ko yakoze ibyaha mu mudugudu w'iwabo. Bamuzanye mu rukiko. Tuvuge mwebwe muri abantu baje kumva urubanza, kandi biramuhama. Kandi igihe cyose umuntu ahamwa n'ibyaha bye haba hasigaye inzira imwe gusa, agombe yakire igihano kingana n'icyaha yakorewe hatabayemo koroshya. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Dore mbereke rero kuguranirwa twagize muri Kristo Yesu. Twese abavutse ku mubiri turi ibisambo kuko twagomeye Imana, kandi ibyaha biraduhama imbere y'Imana, biraduhama. Nta muntu n'umwe wavutse ari intungane ibyaha bidahama. Mureke kwijijisha. Haleluya, haleluya. nta muntu icyaha kidahama. Muri kamere yacu turi abanyabyaha, twatsinzwe n'urubanza imbere y'Imana, none nta handi gukira kuri. Haleluya, haleluya. mu mwanya w'uyu muntu gupfa, vaye nkwereke, tebuka. Yesu yaje turi mu rubanza rw'ibyaha. Nta buruhukiro dufite, nta mahoro dufite, nta buzima dufite. Araza aravuga ngo uyu yakoze iki? Uyu nguyu abimusubiriramo ibyo yakoze byose n'aba barabihamya. Icyo Yesu yakoze yaravuga mu mwanya w'uyu nguyu, aravuga ngo mumureke agende, aba ari njyewe mubamba, igihano cyari kimukwiriye. Haleluya, haleluya. Igihano yari akwiriye mumubabarire, ari njyewe mugishyiraho, ari njye mubamba. Amen. Nimujya muvuga ibyo Yesu yakoze, nimujya muvuga ibyo Yesu yakoze, nimugahere ku majipo n'amapantaro n'imisima n'amashuri. Ntibigereranywa. Oya. Tereze Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ntibigereranywa. Ibi ni ibintu biri personal. Ni urubanza rw'umuntu ku giti cye atsindirwa imbere y'Imana. Amen. Ntabwo ari ukubera imirimo myiza no kubahiriza amategeko bitumye Kristo ajya mu cyimbo cy'uyu muntu. Ni ubuntu n'umutima w'urukundo byamuzanye. Haleluya, haleluya, haleluya. nta murimo wari gukora kandi upfuye. Abefeso 2, namwe yarabazuye mwebwe bagize gute?
abari bapfuye muzize iki? ibicumuro n'ibyaha niki cyabakijije? ni ubuntu. ubuntu rero bamwe bakeka ko ngo niba ari ubuntu ngo bivuze ko warasaze. ntabwo ubuntu bubahereza uburenganzira bwo kwigenga no kwiyobora, ahubwo ubuntu ni response yo kubaha Imana kubw'amaraso y'igiciro cyinshi yabameneye ku musaraba. Hallelujah. bakwiriye kuba ubuzima buhesha Imana icyubahiro kubera impamvu z'umusaraba w'umwami Yesu. Amen. Haleluya. Hallelujah. ese warababariwe? warakijijwe? 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 hari igihe tubaza abantu ngo wumva ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru koko? undi ngo arono ariko ndakeka. oya, Abaroma 8 haravuga guta umurongo wa mbere igice cya 8 Abaroma. ntabwo ari tombora ngo hari nzajyayo cyangwa sinzajyayo, azifu ibyo twizeye hari ubupfu. si ubupfu, ni reality. wahageze? Yego. Abaroma 8 igice cya mbere haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, ateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ngo muri Kristo Yesu, no muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. furekeraho. mwabonye uko byagenze? mwabonye uko byagenze? This is justification. iki nicyo Yesu yakoze. Haleluya. rero nimukabyitiranye, nimukabyitiranye. noneho mbereka igitangaje, ntabwo uyu muntu byamusabye ko abanza kuba umwere. ni imbabazi n'ubuntu n'urukundo by'Imana. rero Imana imufata akaboko ikamuzana mu muryango w'abana bayo. Amen. iyo abantu bamaze gukizwa bahinduka abana b'Imana babiheshejwe no kwizera. Haleluya. Amen. abo bantu baje mu muryango w'Imana batangira kubaho ubuzima bwo guhinduka, transformation. holy ntabwo ari uko yaje ari intungane kugira ngo imwemere Imana, oya, yamufatanye n'ibyaha bye iramwakira. imaze kumugira umwana agomba gutangira kwitoza ubuzima bwo kubaha umubyeyi ari we Mana. Haleluya. rero kuza mu muryango w'abana b'Imana bitusunikira kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. ariko ntabwo wabona uko uhesha Imana icyubahiro utaravuka ubwa kabiri, aribyo byitwa kwizera icyo Kristo yakoze ku musaraba. murakoze, Imana ibahe umugisha. subire. Amen. utaravuka ubwa kabiri uyu murimo ntabwo ushoboka. Abaroma 4:16. uyu murimo ntabwo ushoboka. banyeshuri biga hano, ejo uvuye mu mubiri wavuga ko ugiye he? wavuga ko ugiye he? ariko ubu hari umuntu uzavuga ko atabyumvise. yewe twabivuze tubisubiramo ko atari imirimo yacu, ahubwo icyo twizeye ni nacyo kidusurikira gukora ibyo dukora byose, kuko urukundo rwa Kristo ruduhatira kubaho ubwo buzima. ntibishoboka ko rugera mu mutima w'umuntu ngo adamarare amere nk'utabyitayeho. oya, ntabwo warakiriye ubutumwa bwiza, warakiriye ikindi. ngo njyewe impamvu mubona ajagaraye, turabibona ubuzima bwawe burasa nk'ubw'abapagani, ntaho bitandukaniye. warangiza ukavuga ngo waratsindishirijwe nta kibazo, warabimenye. ntabwo ubutumwa bwiza ari information gusa ziguma hano, ni ibimanuka mu mutima bihindura n'ubuzima. ntukabyitiranye. icyadukijije ni icyo, icyo kituzanira nacyo ni icyo kiduhesha ibyiringiro byo kuzaragwa umurage wo kubana n'Imana byiteka. hanyuma ko tutarapfa ngo tujyeyo, rero turacyari ku isi, duhamagarirwa kubaho ubuzima bwera buhesha Imana icyubahiro. imbaraga z'umusaraba ni izihe rero? kubera umusaraba wa Yesu Imana yongeye kwiyunga natwe binyuze muri Kristo gusa. Haleluya. 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 Imana yongeye kwiyunga n'abari mu isi binyuze ku musaraba. Amen. nimujya mureba umusaraba ntimukareba igiti gusa kimanitse, mujye mutekereza igikorwa cy'urukundo cyawubereye. Haleluya. yewe n'ababyeyi batubyara bamwe baratwibagirwa,
ukamara ukwezi bataguhamagaye, mpfuye ntibanangarura, kugira ngo ubyumve neza. Mpfuye n'ubwa nkunda yambyaye ntiyangarura. Ibyo bigaragaza iki? Hari aho tujya, please mugaruke mu rugo. Twavuye mu rugo muri Genesis chapter 3, turatandukira dusiga Imana, turigenga, turiyobora. Please bayoborwe n'Imana. Rekera kwigenga, rekera kwiyobora, rekera gushinga ijosi. Umuvandimwe yahoze abivuga, ubuzima bw'urubyiruko murabuzi bupfuye. Ngo njye nk'uko mbayeho ntari ibindi mutoya, nta mpamvu yo kwigira umukecuru, musaza, ugasanga ntidushaka kumvira Imana, ndacyari mutoya, ubwo se ninsaza nkazagira arya mu neturdage ngo nkazifuza gukora ibyo nakoze nkiri muto. Uri mu buzima bupfuye, ibyo utekereza birapfuye, urayoborwa n'umwami utegeka ikirere nk'uko tubona mu Befeso. Garuka mu rugo, Imana igutegeye amaboko. Uko uri kose vayo mu rugo, kandi numva ijwi ry'Imana, winangira umutima uze mu rugo. This is a personal decision. Ntabwo ari gahunda ya protestant, ntabwo ari gahunda ya GBI, ntabwo ari gahunda, ni gahunda y'umuntu ku giti cye. Ndasoje kubwiriza ndatashye, nawe urasoje uratashye. Imagine, ni gahunda y'umuntu ku giti cye. Komeza ubitekereze. Wahageze? Abaroma 4:16. Yego. Nicyo gituma byose biheshwa no kwizera. Ngo bibe iby'ubuntu. Iryo sezerano ribona uko rikomerezwa urubyaro rwose. Nyamara si urw'abakomeza amategeko gusa. Yego. Ahubwo n'urw'abafite kwizera kwa Aburahamu. Ari we sogokuruza wa twese. Uko byanditswe ngo, mugize sogokuruza w'amahanga menshi. Imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Rekeraho. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. 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 Uri he mwana w'umuntu? Iyakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Umva imirindi y'Uwiteka, aragushaka. Yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri he mwana w'umuntu? Urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Haleluya. Garuka mu rugo. Amen. Sigaho kurongatana. Yesu yaragupfiriye, ni wowe wamuzanye, ni wowe wari main target. Ntago ari undi, ni wowe. Haleluya. Uvira iryo jwi utahe mu rugo. Ubuzima bwo kuzerera burababaza, buragoye. Haleluya. Ubuzima bwo kutumvira Imana burarushya. Ubuzima bw'ibyaha buraremera. Haleluya. Icyakora iyo umuntu aje muri Kristo Yesu, za mbaraga zamuzuye nizo zikorera muri twebwe. Zigenda ziduha imbaraga zo kunesha ibyaha no guhinduka. Amen. Haleluya. Mbibutse ko dufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana by'iteka. Amen. Binyuze muri Kristo Yesu. Haleluya. Kubera umusaraba wa Yesu, wimwongeraho abandi bantu, wibigereranya ngo buri bw'Imana itankoreye igitangaza nasengeye ngo buriya ntago inkunda. Oya, no mu bitasubijwe harimo urukundo rwayo. Itegereze neza, no mu byo wayisabye n'ibikore burya harimo ubuntu bwayo. Ushobora kuba wabisabye nk'umwana wambaye ubumuntu, ariko so mu ijuru kureberayo. Ihangane, wahindutse umwana akumenyera byose. Haleluya. Na mbere y'uko ubivuga, kuko urukundo rw'Imana, haleluya, ntabwo rugaragarira mu byo tubona, rugaragarira ku musaraba. haleluya, watumye twiyunga nayo
hanyuma ntibigarukiraho n'ibindi irabikora pe, ariko n'igihe itabikoze wibigereranya n'ibibangikanywa wahindutse umwana niba warakijijwe. Ese koko mwarakijijwe mwese? Gukizwa nicyo bivuze. Gukizwa ni umurimo ukorwa n'undi muntu. Harimo inshinga gukira. Hari undi muntu waje ajya mu cyimbo cyanjye aranyiza ankura mu rupfu. Haleluya. Ni nkuko nabona umuntu arohama mwaza nirukanka nkamuhubuza mu mazi nkamuvanayo nkavuga ngo aranyijije nari ngiye gupfa. Icyo nicyo Yesu yakoze. Haleluya, 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 haleluya. Amaze kugikora, response yacu rero ni uko aho mu muryango w'Imana tuyihesha icyubahiro. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Soza rero bamaye gusoza na 50. Nsoza ndashaka kubasengera. Ndumva mbishaka. Wumva ushaka kugaruka mu rugo, please zamura ikiganza cyawe uvuga ngo njyewe ndashaka kugaruka mu rugo, shaka gusabana n'Imana. I want to come back. Kwanza muhaguruke, ntibiteye isoni, nta kimwaro kibirimo, ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye. Niba ushaka kugaruka mu rugo ukaba ushaka Yesu kumwakira mu buzima bwawe, stand up. Ubuzima bwawe bukeneye Yesu. Haleluya. Ntabwo uzabishobora utamufite. Abantu bahagurutse muzamura ikiganza cyanyu dusengane isengesho. Biravuga ngo umuntu yatuza akanwa akizeza umutima akabarwaho gukiranuka agakizwa hagahinduka umwana w'Imana. Ni umurimo nge nabasha kubona ubera mu buzima bwawe, ariko urabyumva icyo Imana iri kukuganiriza aka kanya muri uyu mugoroba. Ubu mugoroba w'amateka mashya y'ubuzima bwawe, umubwire ngo ngwino mu buzima bwanjye uyu mugoroba. Kingura umutima wawe, zamura ijwi ryawe. Reka mbaha amasegonda make abahagaze mu mutima cyangwa ufungure n'akanwa, ubwire Imana ngo ndagushimiye ko wandemye mu buryo butangaje. Wamaye Yesu ngo anshungure ku musaraba. Uyu munsi ndabimenye, ndabyizeye, mpindutse umwana wawe. Ntabwo nzarimbuka, ntabwo nzarimbuka. Urakoze. Reka mbasenge. Ndagushimiye Mwana kubw'aba abantu bahagurutse. Wowe urabazi kuruta uko mbazi, uzi imitima yabo kuruta uko njye nyizi. Uhimbazwe ku bwabo. Ndabasengera ngo imbuto y'agakiza ikurire mu buzima bwabo, ikurire mu buzima bwabo, ikurire mu buzima bwabo mu izina rya Yesu. Muri benshi cyane, ariko Imana irabahamagaye namwe muyitabe. Guhera uyu munsi hereza Yesu ubuzima bwawe, nibwo n'ibyo byaha bigukiza ukagenda uhinduka buri munsi kugira ngo use na Kristo. Reka itano ryose rihaguruke dusenge dusoza. Twese duhaguruke dusenge dusoza. Namwe abakijijwe, namwe abakijijwe, niba uzi ko ubuzima bwawe budahesha Imana icyubahiro, please come back. Niba uzi ko ubuzima bwawe, reka tumanure gatoya, nta kibazo mukomeze muririmba ariko gake. Namwe abakijijwe, namwe abakijijwe, namwe abakijijwe, abakiriye ibi ngibi navugaga mukabyizera nk'uko mubibonye, mugahinduka abana b'Imana, mugenzura imibereho y'ubuzima bwawe, bihesha Imana icyubahiro no mu masomo, no muri karitsiye, no muri famiye. Bahimbaza Imana ku bwawe, n'imigendere n'imibereho, buri kimwe cyose kirahinduka. Ni step by step. Nawe wakijijwe ugifite intege nkeya, imbaraga z'Imana niho zigaragarira mu ntege nkeya zacu. Wicika intege, jya uzi imbere y'Imana, uyereke intege nkeya zawe, iguhe imbaraga, igukomeze. Umunsi uzaba umwe dutahe tubane n'Imana byiteka. Haleluya, haleluya. Kadusenge dusoze. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tuguhaye icyubahiro Mwana.
mbega umurimo w'igitangaza wakoze muri Kristo Yesu. Tuguhaye icyubahiro Jehova Shama. Thank you Jesus. Thank you for the cross. Thank you for your blood. Hallelujah. Thank you for your love. Jesus. Hallelujah. Shimwe kubw'umusaraba. Shimwe kubw'amaraso y'igiciro. Hallelujah. 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 Uri mwiza Ndasenga Papa. mwami ubuzima bwo kwera muri iki kigo. Hereza umugisha abanyeshuri bose, abatarakumenya bakumenye. Hereza umugisha asosiyasiyo zose za Gikristo n'abandi bose mwami, abarimu, Grid Council, Security, hallelujah, buri nzego zose zo muri iki kigo kubaho umugisha. Tugukomeye amashyi menshi tugushima. Hallelujah, hallelujah. Twongere Imana amashyi menshi mu izina. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ugarutse hononeho hallelujah, hallelujah. Dego